Mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mia Boss TV ko mukomeje kubana natwe ndetse mukomeje kudukurikira ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. N'ubu ngubu rero tuje kubagezaho amakuru, ariko amakuru noneho yakababaro n'amakuru atugezeho tumaze kubona neza. Abari ku mbuga nkoranyambaga bamaze kubibona ko uwari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yamaze kwitaba Imana. Bivugwa ko yazize indwara ya stroke. Bivugwa ko rero iyi ndwara ya stroke yamufashe ku munsi wo kuwa gatatu ndetse agahita yerekeza ku bitaro, ariko yagera ku bitaro ntabashe kuba yahava, ahubwo bikarangira agiye muri koma, ndetse aho muri koma niho byarangiye ashiriyemo umwuka, birangira atakibashije kuguma mu buzima bw'isi y'abazima, ndetse birangira igihugu kimubuze, abaturage bamukunze bamubuze, ndetse n'umuryango we umubuze. Twavuga ngo rero imiryango we, abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abamukunze nk'umuhanzi, abamukunze nk'umunyapolitike, bose bakomeze kwihangana, kubera ko isi aho tugana twese ni hariya, kandi ntabwo twavuga ko tuzaharamba ku isi, ahubwo ikiba kigamijwe no gukora imirimo yacu hakiri kare, tugakora ibyiza hakibona, kugira ngo by'ukuri nidutabaruka natwe tuzatabaruke tugusize imirimo myiza kandi tuvugwa neza. Bamwe mu byamamare rero bagiye bababazwa, bagiye bagaragaza ko bababajwe n'urupfu rw'uyu muyobozi ndetse n'urupfu rwa Mukurarinda Alain. Bababazwa nuko agiye kandi bari bakimukeneye. Umunyamategeko akaba n'umushakashatsi Gatete Ruhumuriza ari mu bashenguwe n'urupfu rwa Alain Muku. Yanditse ku rukuta rwe rwa X ko mu cyumweru gishize yari kumwe nawe batera urwenya, avuga ko kuwa gatatu yagize ikibazo cya stroke ahita ajya muri koma, bityo ntiyongera gukanguka. Ati umutima wanjye urababaye cyane kubwo kubura uyu mugabo wari inshuti, ndetse wari umugabo w'intwari ndetse w'inyangamugayo. Ubundi mu buzima busanzwe Alain Mukurarinda ni muntu ki? Kuwa 14 Ukuboza 2021 nibwo Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'ubushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza ariyo 8, nyuma yuko hari habayeho impinduramatwara reforme aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo economic. Imyaka 3 yose muri Kamena 1990 nibwo yasoje amashuri, abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko abaza kuvangamo abandi biga science economique mu gihugu cy'Ububirigi. Alain Mukurarinda mbere yuko akora mu bushinjacyaha yari asanzwe ari umuhanzi ndetse anarebera inyungu z'abahanzi. Ntago twakwirengagiza indirimbo zitandukanye z'amakipe yagiye aririmba, ndetse n'indirimbo zuje impanuro zigiye zitandukanye. Alain Mukurarinda yari ikimenya bose mu Rwanda, ndetse yari umuntu ukunzwe n'abantu benshi bitewe nuko yakoraga imirimo igiye itandukanye ndetse imuhuza n'abaturage. Ntitwakwirengagiza ukuntu yari inshuti n'abanyamakuru, adatinya kubaha amakuru ndetse no kubagezaho ibyo bifuza ko bamenya kuri guverinoma muri rusange ndetse n'ubwe. Sinzi ko rero twazongera kubona undi mugabo umeze nkawe, ariko twizere ko nubundi azaboneka. Ariko nakababaro ku Banyarwanda, nagahinda ku Banyarwanda kubura uyu mugabo Alain Mukurarinda. Ntago byoroshye kubyakira, ariko nta kundi bimera mu isi, niko bimera. Mu yandi makuru rero twabagezaho no kubagezaho ko umujyanama wa Perezida Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira
yagiranye ikiganiro ndetse n'inama ikomeye cyane na Felix Antoine Tshisekedi nabo bafatanyije kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatanya na Leta ya Kongo ndetse na Kongo muri rusange kuba baza gushora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaza kuba bahashakira amaronko cyangwa se baza kuhabonera amabuye y'agaciro, ndetse bakaza gutangiza ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ngibi bakaba barabyemeranyijwe ndetse bikarangira bumvikanye ko iyo Felix Antoine Tshisekedi azabaha ibirombe ndetse nabo bakamuha umutekano muri rusange, bakamufasha guhashya M23 ndetse no guhashya u Rwanda muri rusange, nk'uko badahwema gushyira mu majwi Leta y'u Rwanda ko ifite ingabo zitandukanye ndetse igatera imbaraga ndetse n'inkunga M23 ikomeje guhangana na FARDC muri rusange. Uyu rero mujyanama mukuru wa Donald Trump yatangaje ko Donald Trump yishimiye kuba yarabashije kugera kubona ari amasezerano, ndetse ari amasezerano akavuga ko ibiyakubiyemo byose babyishimiye ndetse ari iby'agaciro kuba bagiye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twakwibaza tuti Kongo iragana he, irajya hehe kikomeje gucumbikira abantu batandukanye, ndetse twavuga ko icyo bagamije ari ukuba bagera ku mabuye y'agaciro ndetse n'umutungo Kongo muri rusange ifite. Ibyo rero ni ukubihanga amaso tukareba, gusa Tshisekedi icyo ashaka no gukora ku bubi na bwiza, akareba ko yakwegukana umutekano usesuye ndetse akaba yabasha kuguma ku ngoma. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Boss TV, mukomeze kubana natwe, mukomeze kudukurikira no kugendana natwe muri byose, muri gahunda zose tubagezaho. Abababajwe n'urupfu rwa Alemuku mukomeze kwihangana kandi Imana imwakire mu bayo.